Ishirahamwe Mama Shuja ryatanze imbuto z'ibiti ku baturage b'akarere ka Minembwe. Zimwe muri izi mbuto zatanzwe zahawe abaturage bo mu mihana itandukanye kugira ngo ibi biti bishobore guterwa, dore yuko nyuma y'aho intambara zagiye ziba, ibiti byinshi byagiye bitwikwa ndetse n'amazu arasenywa. Nyuma y'aho abaturage bakaba bavuga yuko akarere kari kamaze kugaragara ko nta biti birimo. Ibi byatumye ishirahamwe Mama Shuja rifata umugambi wo gushakisha izi mbuto kugira ngo bazihe aba baturage. Si ibi gusa, mbere yuko izi mbuto zitangwa, mbere yaho ishirahamwe Mama Shuja ndetse n'andi mashirahamwe atandukanye bakomeje gutanga imbuto zitandukanye, zirimo imbuto zo gutera, harimo ibijumba, ibigori ndetse n'izindi, harimo imboga. Ibi byose kwari ukugira ngo bafashe aba baturage mu kubateza imbere ndetse no mu guteza akarere imbere. Kuko bamwe muri aba baturage babyivugira, bavuga yuko batewe ishema n'iki gikorwa ishirahamwe ryakoze, kuko gutera ibiti ari ingirakamaro mu karere ndetse n'ibibakikije. Intego yo gutanga ibiti nta kindi, igihugu cyacu cyambaye ubusa, hari degradation y'ibidukikije. Ibyo byose rero bituma dukora ibishoboka byose, tugashakisha mu baterankunga, abo dutera inkunga mu gufasha igihugu cyacu kongera tukacyambika kigasa neza, ku buryo ejo n'ejo bundi tuzaraga abana bacu igihugu gisa neza, igihugu cy'icyatsi kibisi, tukabaraga ubutayu. Ibiti birazwi neza yuko ari byo bidufasha guhumeka, birya umwuka mubi bikaduha umwuka mwiza, bigusha imvura, turabicana, turabyubakisha. Nta muntu wahaba nta giti, nta muntu nta giti. Ubwo rero ibyo bintu byose birajyana, biragaragara neza, ndetse birazwi neza yuko mbere yuko Imana irema isi, irema umuntu mu isi, yabanje kurema ibidukikije, ishyiramo ibiti kugira ngo ibyo biti bidufashe mu kubaho, ndetse n'ibyo turya tubikura mu biti. Iyo niyo ntego nyamukuru yatumye dutanga ibiti mu karere kacu ka Minembwe. Umuyobozi, abaturage bafashe ibiti kuri uno munsi n'abaturage bahehe? Abaturage bafashe ibiti cyane ni abaturage bo kuri Gitavi, hari Gitavi mu Bahenda, Gitavi mu Rukamisha. Mbere yuko dutanga ibiti dukora ibiganiro, cyane cyane icyo tuba tugamije ni ukubabwira akamaro k'igiti, no kubabwira uko bagomba kukibungabunga, uko bacyitaho kugira ngo kihabe. Ndizera neza mu bo twaganiriye aha ngaha kare bamenya akamaro k'igiti, kandi twababujije kubyangiza, gutwika, gutema ibiti giholera. Igiti cyotemwa ari uko cyapfuye kugira ngo aricyo bajya gucyana, ariko igiti kikiri kizima gihumeka kigomba gukibwa. Ibyo abaturage bari aha ngaha babyumvise, wenda batahabaye, ariko n'ubundi tugenda dukora vulgarisation mu baturage, tukababwira akamaro k'igiti. Kugeza uno munsi ndizera neza ko abenshi bamaze kubyumva, batarabyumva ni bake, ariko uko iminsi izagenda itambuka bazagenda babyumva, ndabyizera neza. Ufite ubwo butumwa mu gutanga ku baturage? Ubutumwa twotanga ku baturage, turimo turababwira ngo ibiti biri mu mirima yabo babibungabunge, cyane cyane ibiti bya gakondo. Ni ibiti byiza, Imana burya yagiye ishyira igiti akagishyiraho gikwiye kuba. Nk'ufashe wenda umugoti, ngira ngo wabonye dutanga imigoti hano n'ibindi bitandukanye byino, ni ukugira ngo ibyo biti babyiteho, ndetse no mu mirima yabo nibazoza bajya guhinga baza babisiga. Ni ibiti bidufitiye akamaro, bituzanira umwuka, ndetse n'izo mbaho zovamo, ndetse no gutuma haba ifumbire mu murima. Ibyo biti birabikora. Niyo mpamvu twababwira igiti cyose aho bazakibona bazacyiteho, ndetse n'uzacyangiriza, uzabona cyangiriza, azamuhagarika mubuze yuko ntabwo ari byiza. Hano twahamagawe n'ishyirahamwe rya Mama Shuja, tuhashyitse yaduhemba imbuto ziribwa, aduheza ibiti biterwa. Twabyakiranye ishimwe ryinshi, kandi twashimiye ababishinzwe kuri ibyo kabisa. Mu karere kacu turabona twagiriwe umugisha n'iyo shirahamwe.
none tukaba dushimiye n'ababitanze, tukaba dushimiye ndetse n'ababyitabiriye kuko ari ikintu giteza imbere gutera ibiti n'imbuto ziribwa. Kuri ibyo icyo nashakaga gutanga ni jewe shefu Ruhimbya Kajugira. Shefu, hari abantu benshi bataramenya akamaro k'ibiti, hari ababifata ntibabitere. Ni akahe kamaro k'ibiti ushobora kubabwira? Akamaro k'ibiti kuri abo bantu babihabwa bagashyika bakabishyira mu nzu bikanangirika, ni ukudasobanukirwa n'uko ibiti bimeze. Ubu ngubu rero igihugu cyacu tugiye kureba ibiti by'imyemerere byarashize, ubu ibyo dusigayeho ni ibingibi bahaye baduha tugatera. Rero ugifata nta kizigame ni umuswa, niko twamwita. Ariko abantu bose uhereye none twahuye n'inyigisho zitukangurira kugira ngo tuze tunabizigama ndetse twirinde no kubitwika. Shefu, ni ubuhe butumwa woheza ishyirahamwe rya Mama Shujaa kuri none? Bahaye imigisha. Ikindi cyongeyeho ntibagarukira ahangaha gusa, bagende bakomeze Shujaa Mama, bagende bakomeze kuzubira, badukangurire nyine kuguma gutera ibiti nsaha bigarukira gusa, kuko abantu benshi nanone bitabagezeho, ariko nanone bongere kandi bazatugezeho n'ibindi ndetse by'imbuto ziribwa bazazitugezeho. Twebwe icyo dushobora kuvuga kubera ibiti nyine Mama Shujaa yemeye kuduha, icya mbere tugomba kumushimira, Imana imugirire neza, kuko ibiti bifite akamaro kenshi. Ibiti turabitoragura bivamo umuriro, ibiti turabyubakisha, ibiti bitanga umuyaga, ibiti bitanga nyine umuyaga mwiza. Ni ukuri turagushimiye Mama Shujaa, nta biti twagiraga, ariko kuva utangiye gukorera iwacu tumaze kugira amashamba y'ibiti. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Kandi ni ukuri ibiti bifite akamaro kenshi kenshi cyane, dukoramo intebe, aho tukubakishamo amazu, ni byinshi. Ibiti bigira akamaro kanini, hariho benshi tutari dushoboye kuzoza tubigura, ariko kubera iki gikorwa cyiza wakoze, Imana igufashe kandi ikugirire neza, warakoze. Hariho abandi bazabifata bakajya kubika mu mazu ugasanga byumye, abandi ugasanga ko baragenda babikoresha nabi. Abo babwira iki? Icyo tugomba kubwira abo bantu ni ukugira umwete mbere yo kubanza kubifata, ni ugutunganya aho tugomba kubitera, tukabyitaho, tukabitera nk'uko bikwiriye. Mbere ya byose ni ukuri tukabanza tugatema aho tugomba kubitera, ukahagira neza, ukaza ubigabagarira nk'uko babagarira ibigori, kuko bifite akamaro kanini mu gihugu. Bizana imvura, bikora imirimo myinshi myinshi cyane. Niyo mpamvu tugomba kubifata neza, kandi n'abantu bose bazabifata nabi. Kuva none tumaze kubona akamaro k'ibiti, tugomba kubifata neza uko biri kose. Tumaze kumenya akamaro k'ibiti.